Ndabasoje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi w'ijana na makumyabiri na karindwi dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya munani, turasoreza mu gice cya 11. Mu gice cya munani haranditswe ngo, imyubakire ya Salomo. Imyaka 20 ishize, Salomo yubakiyemo inzu y'Uwiteka n'inzu ye bwite. Salomo arongera yubaka imidugudu Hiramu yamuhaye, ayituzamo Abisirayeli. Hanyuma Salomo atera i Hamati Soba, arahatsinda. Aherako yubaka i Tadumori mu butayu n'imidugudu y'ububiko yose i Hamati. Ngo kandi yubaka i Beti-Horoni yo haruguru n'i Beti-Horoni yo hepfo, imidugudu igoteshejwe inkike z'amabuye zirimo inzugi z'amarembo n'ibihindizo. Ngo n'i Barati n'imidugudu y'ububiko Salomo yari afite yose, n'imidugudu icyurwamo amagare ye, n'imidugudu y'abagendera ku mafarashi be. N'ibyo Salomo yashatse kubakira kwinezeza byose i Yerusalemu n'i Lebanoni no mu bihugu yategekaga byose. Abantu bose b'insigarizi b'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayepusi batari Abisirayeli, abuzukuruza babo basigaye mu gihugu, abatarimbuwe n'Abisirayeli, nibo Salomo yatoranyagamo abagira imbata kugeza n'ubu. Ariko mu Bisirayeli Salomo ntiyagiragamo imbata z'umurimo we, ahubwo bari ingabo zo kurwana, n'abatware bakuru b'ingabo ze, n'abatware b'amagare ye, n'abagenda ku mafarashi be. Abatware bakuru b'umwami Salomo bamutwariraga bari 250. Icyo gihe Salomo yimura umugore we, umukobwa wa Farawo wabaga mu mudugudu wa Dawidi, amushyira mu nzu yamwubakiye, kuko yavugaga ati, umugore wanjye ntazaba mu nzu ya Dawidi umwami wa Isirayeli, kuko ari ahantu hera, aho isanduku y'Imana yageze. Nuko Salomo ahereye ubwo akajya atambira Uwiteka ibitambo byoswa ku cyotero yubakiye Uwiteka imbere y'ibaraza, agatamba ibyo Mose yategetse uko bukeye, n'iby'amasabato n'iby'imbonekwezi, n'iby'iminsi mikuru itegetswe 3 mu mwaka, ariyo minsi mikuru y'umutsima udasembuwe, n'umunsi mukuru ukurikira amasabato 7, n'iminsi mikuru y'ingando. Ategeka n'ibihe by'umurimo w'abatambyi akurikije itegeko rya se Dawidi, n'iby'imirimo yo mu guhimbaza no gukora imbere y'abatambyi, nk'uko umurimo wabo w'iminsi yose wari uri, n'iby'abakumirizi uko byari biri ku marembo yose, kuko ariko Dawidi umuntu w'Imana yari yarategetse. Ntibagira itegeko ry'umwami barenga mu yo yategetse abatambyi n'Abalewi ku byose cyangwa ku bintu byabitswe. Nuko imirimo ya Salomo yose iratunganwa kugeza ku munsi yashyiriyeho imfatiro z'inzu y'Uwiteka, no kugeza aho yuzuriye. Nuko inzu y'Uwiteka iruzura. Hanyuma Salomo ajya Esiyoni-Geberi ku nkengero y'inyanja mu gihugu cya Edomu. Hiramu amwohereza inkuge zijyanwa n'abagaragu be bamenyereye inyanja. Bajyana n'abagaragu ba Salomo Ofiri, bakurayo italanto z'izahabu 450, bazishyira umwami Salomo. Iby'umugore w'Isheba. Iby'umugabekazi w'Isheba. Umugabekazi w'Isheba yumvise inkuru ya Salomo, aza i Yerusalemu azanwe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Yarazanye n'abantu benshi cyane, n'ingamiya zihetse ibihumura neza, n'izahabu nyinshi cyane, n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamubajije byose, nta kintu cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'Isheba abonye ubwenge bwa Salomo n'inzu yubatse, n'ibyo kurya byo ku meza ye, n'imyambarire y'abagaragu be, no guhereza kw'abahereza be, n'imyambarire yabo, n'abahereza be ba vino n'imyambarire yabo, n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka. Arumirwa bimukura umutima. Aherako abwira umwami ati, inkuru mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sindacyemera ibyo bavuze kugeza aho naziye nanjye kabyirebera n'amaso yanjye. Ngo kandi mbonye ko ntabwiwe n'igice cy'ubwenge bwawe bukomeye urengeje inkuru numvise. Abantu bawe
aba bagaragu bawe barahirwa bibera imbere yawe iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe yayo, ukaba umwami utwarira Uwiteka Imana yawe. Imana yawe yakunze ubwoko bwa Isirayeli, igashaka kubukomeza iteka ryose. Nicyo cyatumye ikugira umwami wabo ngo uce imanza zitabera. Maze atura umwami italanto z'izahabu 120 n'ibihumura neza byinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ngo kandi ntabwo hibaho ibihumura neza nk'ibyo umugabekazi w'i Sheba yatuye umwami Salomo. Ngo kandi n'abagaragu ba Hiramu n'aba Salomo, abazanaga izahabu na ofiri, nibo bazanaga ibiti bimeze nk'imisagavu n'amabuye y'igiciro cyinshi. Umwami akoresha ibiti bimeze nk'imisagavu, inzuririro z'Uwiteka n'iz'inzu y'ubwami, abibazamo n'inanga na neberu by'abaririmbyi. Ngo kandi kera kose mu gihugu cy'i Buyuda ntihigeze kuboneka ibiti nk'ibyo. Maze umwami Salomo aha umugabekazi w'i Sheba ibyo yifuzaga n'ibyo yasabye byose biruta ibyo yatuye umwami. Nuko arahaguruka asubira mu gihugu cye n'abagaragu be. Ubutunzi bwa Salomo. Izahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari italanto 666, udashizeho izo abagenza n'abacuruzi bazanaga, kandi abami ba Arabiya bose n'abatware bo mu gihugu bajyaga bazanira Salomo izahabu n'ifeza. Maze Salomo acurisha ingabo 200 mu izahabu, italanto z'izahabu 600 zikajya zicurwamo ingabo imwe. Acura n'ingabo ntoya 300 mu izahabu, ishekeri 600 z'izahabu zikajya zivamo ingabo imwe. Umwami azitambika mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Ngo kandi umwami yibajishiriza intebe nini y'ubwami mu mahembe y'inzovu, ayiteraho izahabu itunganijwe. Iyo ntebe yari ifite urwuririro rw'intambwe 6, ifite n'agatebe k'ibirenge cy'izahabu. Izo nzuririro zari zifashe ku ntebe, kandi hariho n'imikindo impande zombi z'ahicarwa, n'ibishushanyo by'intare 2 bihagaze impande zombi iruhande rw'imikindo. Kandi ibindi bishushanyo by'intare 12 byahagararaga impande zombi ku nzuririro uko ari 6. Mu gihugu cyose nta ntebe yigeze kubazwa isa n'iyo. Ibintu umwami yanyweshaga byose byari izahabu, n'ibirirwaho byose byo mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni byari izahabu itunganijwe. Ku ngoma ya Salomo ifeza ntiyatekerezwaga ko ari ikintu, kuko umwami yari afite inkuge zajyaga zijya i Tarushishi zijyanwa n'abagaragu ba Hiramu uko imyaka 3 yashiraga. Inkuge z'i Tarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi. Nuko Salomo arusha abami bo mu isi bose ubutunzi n'ubwenge. Abami bo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bamenye ubwenge Imana yashize mu mutima we. Uwazaga wese yazanaga ituro rye, ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyambaro n'intwaro zo kurwanisha n'ibihumura neza n'amafarashi n'inyumbu. Niko byagendaga uko umwaka utashye. Ngo kandi Salomo yari afite ibiraro by'amafarashi 4,000 yakururaga amagare ye, n'abagendera ku mafarashi 1,200. Ibyo abishyira mu mudugudu ibikwamo amagare n'i Yerusalemu mu murwa w'umwami. Ngo kandi yategekaga abami bose uhereye kuri rwa ruzi ukageza ku gihugu cy'Abafilisitiya no ku rugabano rwa Egiputa. Umwami atuma i Yerusalemu hagwira ifeza ingana n'amabuye yaho byinshi, n'ibiti by'imyerezi atuma bingana n'imivumu yo mu kibaya ubwinshi. Ngo kandi bazaniraga Salomo amafarashi avuye muri Egiputa no mu bihugu byose. Ngo kandi indi mirimo ya Salomo yose, iyabanje n'iyayiherutse, mbese ntiyanditswe mu by'umuhanuzi Natani no mu byahanuwe na Ahiya w'i Shilo no mu byahishuriwe Ido bamenya ku Yerobowamu mwene Nebati? Salomo amara ku ngoma imyaka 40 i Yerusalemu ategeka Abisirayeli bose. Hanyuma Salomo aratanga asanga ba sekuruza
ahambwa mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye. Rehobowamu atwaza igitugu, Abisirayeli baramugandira. Rehobowamu ajya i Shekemu, kuko ariho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Yerobowamu mwene Nebati abyumvise, kuko yari muri Egiputa aho yari yarahungiye umwami Salomo, aracikuka. Baramutumira, nuko Yerobowamu n'Abisirayeli bose baraza babwira Rehobowamu bati: so yadushyizeho uburetwa butubabaza, nuko none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadushyizeho, natwe tuzagukorera. Arabasubiza ati: nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu agisha inama abasaza bahagarara imbere ya se Salomo akiriho. Arababaza ati: murangira inama ki nzasubiza aba bantu? Baramusubiza bati: nugirira neza abo bantu ukabanezeza, ukababwira amagambo meza, bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama yagiriwe n'abasaza, ajya inama n'abasore babyirukanye nawe, bamuhakwaho. Arababaza ati: mufite nama ki tuzasubiza abo bantu? Bambwiye ngo nimborohereze uburetwa umukambwe wanjye yabashyizeho. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati: uko niko uzasubiza abo bantu bakwiye ngo so yabashyizeho uburetwa bukomeye, ariko ngo wowe uborohereze. Ubabwire uti: agahera kanjye kararuta ubunini ikinyugunyungu cya data. Ndetse nubwo data yabashyizeho uburetwa bukomeye, njyewe nzabarushirizaho. Data bakubitishaga ibiko, ariko njyewe nzabakubitisha sikoropiyo. Ku munsi wa 3, Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati: muzaze munyitabe ku munsi wa 3. Umwami Rehobowamu abasubizanya inabi nyinshi, yanze inama y'abasaza. Abasubiza akurikije inama y'abasore ati: data yabashyizeho uburetwa bukomeye, ariko njyewe nzabarushirizaho. Data bakubitishaga ibiboko, ariko njyewe nzabakubitisha sikoropiyo. Nuko umwami ntiyabumvira, kuko byaturutse ku Mana, kugira ngo Uwiteka asohoze ijambo rye yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati, abivugiye muri Ahiya w'i Shilo. Maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, abantu basubiza umwami bati: numugabane ki dufite kuri Dawidi? Kandi rero nta no kuragwa dufite kuri Sayi. Nimusubire mu mahema yanyu, yemwe Bisirayeli mwese. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli bose basubira mu ngo zabo. Ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'i Buyuda bo batwarwaga na Rehobowamu. Bukeye Rehobowamu yohereza Horamu wakoreshaga ikoro. Abisirayeli bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise, ahuta yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi kugeza n'ubu. Abayuda bikomeza. Ngo nuko Rehobowamu ageze i Yerusalemu, ateranya umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini, ayirobanuramo abagabo batoranijwe bo kurwanya Abisirayeli, agahumbi 8,000, ngo bagarurire Rehobowamu igihugu cye. Ariko ijambo ry'Uwiteka riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti: bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'Abisirayeli bose bari i Buyuda n'i Benyamini uti: uku niko Uwiteka avuze, ntimuke kandi ntimuzarwanye bene wanyu, musubireyo umuntu wese ajya iwe, kuko ibyo ari njye byaturutseho. Nuko bumvira amagambo y'Uwiteka, barorera gutera Yerobowamu, basubirayo. Maze Rehobowamu aba i Yerusalemu, yubaka i Buyuda imidugudu y'ibihome. Yubaka i Betelehemu muri Etamu n'i Tekowa, n'i Betisuri n'i Soko na Adulamu, n'i Gati n'i Maresha n'i Zifu, na Adorayimu n'i Lakishi na Azeka, n'i Sora na Ayaloni
n'i Heburoni, imidugudu y'Ubuyuda n'iy'Ububenyamini igoswe n'inkike. Ngo kandi akomeza ibihome abishyiramo abatware, abikamo n'ibyo kurya n'amavuta na vino. Ngo kandi mu mudugudu wose ashyiramo ingabo n'amacumu, arayikomeza cyane. I Buyuda n'i Bubenyamini haba ahe. Maze abatambyi n'Abalewi babaga i Bwisirayeli hose bava mu migabane yabo yose baramusanga, basiga ibikingi byabo na gakondo yabo bajya i Buyuda n'i Yerusalemu, kuko Yerobowamu n'abahungu be babirukanye ngo be gukorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi, ahubwo yitorera abandi batambyi bo gutambira ibigirwamana n'ibishushanyo by'inyana yaremye mu ngoro zabyo. Maze bakurikirwa n'abari bafite umwete wo gushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli bo mu miryango ya Isirayeli yose, bajya i Yerusalemu gutambira Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Nuko bamara imyaka 3 bakomeje ubwami bw'Abayuda, bakomeza na Rehobowamu mwene Salomo, kuko muri iyo myaka 3 bagendanaga ingeso nziza za Dawidi n'iza Salomo. Rehobowamu arongora Maharati umukobwa wa Yeremoti mwene Dawidi, yabyaranye na Abihayili umukobwa wa Eliyabu mwene Yesayi. Babyarana abana b'abahungu, Yewushi na Shemariya na Zahamu. Hanyuma y'uwo arongora Maka umukobwa wa Abusalomu, babyarana Abiya na Ati na Ziza na Shemoriti na Sheromiti. Ngo kandi Rehobowamu akunda Maka umukobwa wa Abusalomu kumurutisha abagore be bose n'inshoreke ze, kuko yarongoye abagore 18 akagira n'inshoreke 60. Abyara abana b'abahungu 28 n'abakobwa 60. Rehobowamu atanga Abiya mwene Maka ngo abe umutware mukuru muri bene se, kuko yashakaga ko azaba umwami. Maze agira ubwenge atataniriza abana be b'abahungu mu bihugu byose by'Ubuyuda n'Ububenyamini mu midugudu yose igoswe n'inkike, akajya abagerera igerero ry'ibyo kurya byinshi, kandi abashakira n'abagore benshi. Aha niho dusoreje uyu munsi. Uwiteka abagirire neza, tuzasubire ku munsi w'ejo.